Mwaramutse neza, muraho nshuti zacu, igitondo cyiza rero kuri mwese, twifuriza no kwihangana ababa batameze neza tubana hano kuri iyi gurupe, isi niko tuyibayeho, wowe waba utameze neza rero pole sana, ariko ubuzima burakomeza, iki gitondo rero nishimiye ko twaganira kuri aya makuru dufite yatangajwe ku munsi w'ejo, nk'uko mubibona rero hano nari mbahaye iyi foto igaragaza pizili tesiti cyangwa se igaragaza taranzagisiyo nakoze ya tesiti nk'uko ariyo makuru dufite muri sisiteme zacu za payi mayiningi, aho kowa timu idushishikariza kumenya ubu buryo yatangaje yashyizeho, yagaragaje aho umushinga ugeze, sisiteme yo kwimenyereza gukoresha amafaranga yacu. Ubu rero ni uburyo bwa tesite, aho bifasha umuntu wese kumenya uko azajya akoresha amafaranga ye, ejo bundi twinjiye muri mayineti furu, aho tuzaba dutangiye kwenjoyinga koyini yacu. Rero kowa timu ni ababyeyi beza badukunda, batwifuriza ko twese nk'abantu twabafashe kubaka uyu mushinga w'iri faranga, w'aya mafaranga tukabafasha kuwubaka, bifuza ko natwe twasarura ku byiza byawo, by'imvune twagize dukurikirana, dukora ibyo dusabwa gukora, tumayininga ndetse tunakangurira amatimu yacu kuba ari redi kugira ngo agendane n'aho amakuru ari kugenda yerekeza. Rero ntago bifuza ko barekura amafaranga tudafite ubumenyi bwo kuyakoresha, niyo mpamvu bagenda baduha imbanzirizamushinga kugira ngo tumenye ese ni gute tugomba gukoresha amafaranga mu buryo butatwinjiza mu bihombo. Rero ubu ni uburyo rero urimo kwinjira muri waleti yawe, warangiza ukajya ku gice cyo hasi, muraza kukibona hasi bashyizeyo igice cyanditseho home. Ukimara kwinjira muri waleti, urabona hasi hari ahantu handitse home, hari ahandi handitse peyi andi rikwesiti, hari n'ahandi handitse tokeni. Hanyuma rero urajya aho hasi ukajya ahanditse peyi andi rikwesiti, urajya aho hasi rero ukareba aho handitse peyi andi rikwesiti, iyo umaze kuhafungura usangamo igice cyo hejuru nanone kikwereka uburyo uri bukoreshe koyini wohereza cyangwa se wohererezwa, ukabona handitse egisicenja. Iyo egisicenje rero iyo uyifunguye bahita bakuzanira noneho urutonde rw'amatokeni, hanyuma ugahitamo tokeni uri bukorereho tesite. Mbibutsa ko iyo ugeze aho ngaho uhitamo koyini, ugenda ufungura izo koyini, hanyuma ukareba ifite koyini yo gukorerwaho tesite ya payi, igurwa na payi hagendewe kuri GCV ku bihumbi 314,159, kuko ureba iri hasi cyane yanditseho piza tesite P,
iyo uyifunguye usangamo imbere harimo agaciro ka payi hagendewe kuri GCV ku bihumbi 314,159. Ni twinshi, ni serivisi zirimo nyinshi z'amakoyini ushobora kuba wagura cyangwa se ukanaziswapinga, ariko si byo ndi buvugeho byose, ahubwo ndaguha testimony igufasha kuba wakwinjiramo nawe ugatesitinga, ugakora iyo test y'uburyo uzajya wifashisha ukora transaction mu buryo bw'amafaranga ari buri full. Rero urabona rero iyi no transaction nakoze n'ubundi nayikoreye kuri coin yitwa Shiba Swap. Shiba Swap, urabona ko nakoze buy ya Shiba Swap 100, hanyuma nzigura ngendeye ku gaciro ka GCV. Urabona ko naziguze 0.667 nizo payi nabashije kuguramo ziriya Shiba Swap 100. Yego, nawe niwinjiramo urabibona. Si byiza rero ko iyi Shiba Swap cyangwa se indi coin wakwigiraho wakoreraho test ushobora kuyishyiraho agaciro kari hejuru cyane karimo payi nyinshi. Icyo gihe biba bigaragaza yuko iyo payi wowe utari kugendera kuri ako gaciro ka GCV k'ibihumbi 314,159 nk'umuntu urimo guhesha agaciro payi ifite. Si byiza ko rero izi coin bashyizemo zo gukoreraho test wazigura payi nyinshi nk'umuntu uzi agaciro ka payi muri test. Ibyo byose babikoraho research bakareba ese iyi payi abantu barimo barayikoresha barimo barayikoreraho test gute, nk'abantu bazayikoresha mu mafaranga ririyo mu gihe twafunguye systeme. Rero ni byiza ko iyo coin nawe uyigura nk'umuntu uyipfobeje, ahubwo uhaye agaciro payi, bityo ukayigura ugashyiraho payi nkeya cyane ugura iyo coin. Yego, kugira ngo bigaragare ko nawe ufite skills ku bijyanye n'agaciro ka payi nk'uko bigaragara. Rero ni ubu buryo nagiraga ngo tuganireho. Umuntu wese uri ready yaza agashyiraho comment akinjiramo aho ageze, akabasha kuba yambaza nkamufasha kugira ngo nawe arushaho kugenda azamura ubumenyi. Rero ikindi nanone nababwira ni uko nk'uko bigaragara usangamo ziriya coin, ariko ni exchange izakorera muri payi cyangwa se exchange ya payi, aho bazashyiramo n'andi mafaranga menshi atandukanye. Nk'uko tugera kuri Binance tugasangamo amacoin atandukanye, ukagura amafaranga ushaka ukoresheje USDT. Rero ni kimwe n'uko na hano muri exchange ya payi uzajya winjiramo ugasanga harimo amafaranga atandukanye y'ikoranabuhanga, ukayagura wifashishije coin yawe ya Pi Network, aho uzajya ugura izo coin ukoresheje Pi Network, mu gihe kuri Binance cyangwa se ku yandi ma exchange cyangwa se andi ma wallet waguraga iyo coin wifashishije USDT. Rero ubu ni uburyo bushya, ni uburyo bwiza bwa systeme ya Pi Network, aho bubatse system yabo ikaba igeze ku musozo. Ni byiza ko rero nawe umenya ibyo utunze kugira ngo ugire pressure, wowe wishyiraho pressure yo gushaka kubimenya no kubisobanukirwa, kugira ngo ube uri fit ku butunzi bwawe. Yego, okay, murakoze cyane.